bafashe amaraso y'ikinyogote bakayamura bakayamunywesha njya kuvuza hano hari ahantu naciye ku muganga bakayamunywesha ati umwana wawe yagarukira ubuzima warya utarya wagutangwa n'ubunabera tuzataha iyo mpamvu rero namaze gutaha kabera ahantu twatitaga abana b'i Kigali umwana w'i Kigali ahantu yabaga ari mu ishuri yabaga azi utuntu twinshi tutumariyeri koko yabaga azi utuntu twinshi hari dani de poshe bari bambaye hari dani de poshe kanjye muri studio banyarukiyemo ndicara indirimbo bayakoze irarangiye umaze gukoresha indirimbo mbaza ngo byagenze bite bisha indirimbo yanjye ndaho ngaho agatako nk'uyu muntu uyu mwanya ata iri faranga pfusha ubusa mu biki nicayeho nabyumvisha nicara ndavuga ati yumvaga yenda karanyica buri kintu cyantangaje shaka akora shaje ndamushima pe urajire sentore yafashe akantu agakubitamo mu ndirimbo yanjye ajya numva byiwe najya numva rufuri ewana turagarutse ni bahungu banyu nk'ibisanzwe abagabo abahungu ni babandi baba baratinze abagabo ubundi kera ubwo byajyaga bigenda iyo kumukura umwana bamwise kagabo kabwa sembeba akana ariko amazina y'amahimbano wambwira hari amazina y'amahimbano barakana twaga turi kubita gasembeba ubwenge mu ishuri ako iryo narubwo ari nihimbana bo sembeba noneho maze gomeza te iyo twajyaga kuragira ariko yuko nakuragira ihene zaranamukurikiraga yari afite ukuntu yazihamagaraga ariko akitwa sembeba yitwaga sembeba ubwenge mu ishuri abantu bagiye bagira abantu bitwa amazina y'amahimbano bari bayafite turabasohoje ese witwaga shana rumiye job ibanga rikomeye cyane ibanga rikomeye mba nagatsindya ariko umva utuntu tw'utuzina bawima ibuka ka kazina baguhimbaga aho uri hose nurangiza useka uvuga utese kiyagira ariko hari amazina bakwita ukuntu abo baragukurikirana oya bite akenshi nk'abantu bitwaga ba muzeyi nubazi akenshi bari guhimbaga bagendeye kubona witwaye ubonaga wajya gukunda ukabona agatipe karaho gahora gakonje ariko bigira birebire nabitindeho gira n'inama abantu b'abasore batarashaka abasore bahe barwana oya wenda ndebe cyo uri muri kuza tuvuge bakuze abasore bahe urugero burya umuntu w'umusaza umwana abyaye n'umuntu w'umusore ugifite amaraso ashyushye umwana abyaye abana ntabwo bazaba bameze kimwe afite imbaraga se ntabwo bazafite imbaraga zingana ibyo bishobora gushoboka kuko urabona ko umwana wabyaye umwana wo mu butoya afite uburyo abangutsemo ariko none umwana wabyawe n'abantu bakuru n'umuntu w'umusaza aba ubwenge akiri muto ariko agenda kurabona ko imyaka igenda idufata imitekerereze yacu igenda hari ukuntu igenda igabanukaho gake gake tugatangira kwifuza bya bindi by'ubwana ariko se buriya byaba ari byo nibyo hari umenya tuzashaka impuguke muri ibyo bintu zikatubwira neza ko umwana wo mu busaza ashobora kuba nyine nawe afite ntuza ya gisaza wikwiye kuvunika yakivuka aba afite ukuntu azi ubwenge mu buryo buhambaye ariko uko agenda akura uko agenda afite ya mitekerereze isa nkaho asubira bwana njyewe nkeka yuko ahubwo umwana ashobora kuba akura neza bitewe n'ukuntu yariye n'ukuntu n'ukuntu mama we yitwaraga mutwite n'ukuntu yamwonyeje njyewe n'ukuntu yamugaburiraga kuko hari imigani kera bajya batubwira ngo uburere buruta ubuvuke uburere buruta ubuvuke uko ariho usanga abantu
ahura n'umuntu umwe afite ikinyabupfura cya hafi ya nacyo, undi ari umuntu ubona rwose hari ikintu kera cyajyaga kibaho, sinzi nimba kikibaho cyangwa ari ahantu wari wakibona. Kera wajyaga kubona ukabona abantu b'insoresore bicaye ku muhanda gusa baratera story bavuga icyo bita igifefeko mu kagoroba. Igifefeko ni ururimi abantu bari barihimbiye, noneho rwa rurimi abantu bakaruhuriraho kandi bakaganira bagatanga icyo bita ubutumwa bashaka gutanga. Yego, ku buryo n'igihe bazaga kuganira muri ruhande rumwe ukaba nta kintu wakumva. Genda byibuka kera ahantu bitaga Nyagahanga, akantu bitaga ahantu mu kandi gace kandi buri bose bagiraga igifefeko cyabo. Ariko ko nari umwana njya mbitekereza nkumva biranambabaje, nkumva ukuntu bajyaga baganira simbyumve kandi agace kako kaganira ukwako. Urumva bwabaga ari ni nk'ubuntu nk'ubugeni abantu babaga bifitiye. Ese mbona ko abantu bashobora kuba uko indimi zagiye bakwimba ururimi rwabo, kuko wajyaga kumva ati wenda tuzajya dukoresha inyuguti ya sa sirisososo utuntu nk'utwo ngutwo, cyangwa ibintu byose bakabigiraga. ahubwo ngiye ikintu cyaje kongera kuntangaza, sinari nzi yuko zino amarenga, uburyo buvuga ukoresheje amarenga, ururimi rw'amarenga. Njye najyaga mbona abana ku ishuri twiga barukoresha barimo gukopezanya cyangwa barimo kuganira kugira ngo mwarimu atumve icyo barimo kuvuga, uw'imbere akaganiriza uw'inyuma cyangwa ku mpande. Yego pe, ariko icyo gihe yaba mwarimu nko ku mibare ahari wenda apana ku mibare wakopeza wenda ku mibare wamubwira. Ntabwo uzi ko nshobora kuvuga nimba mvuze ariko simbizi, ndagira wenda uwo nshoka ni urugero asanga ndagize gutya ngo yagira pa ukabona agize gutya. Ariko ibyo ngibyo abana babaga babizi kandi segonderi baga babizi pe, icyo gihe n'abantu ikintu cyaje kuntangaza igiye kuno mbona barimo kuvuga ati ururimi rw'amarenga bavuga ukuntu ari rwiza. Binantangazwa ko kuri televiziyo ubona hasi hari umuntu ukoresha ururimi rw'amarenga. Ubundi twebwe abantu twatitaga abana b'i Kigali. Umwana w'i Kigali ahantu yabaga ari mu ishuri yabaga azi utuntu twinshi tutumariyeri koko yabaga azi utuntu twinshi, haba nk'utwo turimi ngo tw'amarenga ntabyo uzi, haba sitori nka za kwa kundi mwateraga sitori akaba afite sitori nyine bakundaga kumva sitori z'i Kigali. Ariyo muntu uzi gukina umupira, kuko twebwe urumva twakinaga ibintu bya kuririmba, ari abantu bazi kubyina moderine. Ari abantu bakubitamo indirimbo ukabona abana bazi kubyina barimo barizunguza bageganya bakubita ikinyuma. Wewe gukubira ijosi wakoze ikinyuma. No mu cyaro burya abantu bajyaga gukora siporo mu mpeshyi mu ntabire ako bakoraga sibiye ko ari ukwiga nabire mwaragendaga mugakora siporo buri muntu wese akoze. Ubwo abantu baridundadunze bakora ibyo bashoboye. Ako se wowe mu buzima bwawe ni iki wibuka ukavuga ati kweri nakoze akantu kadasanzwe kavuga ati kabisa kintu buriya ngewe kera nzi ikintu bita kuririmba. Turirimba twakarahanyuze ariko mu rugo twari dufite radiyo nkajya nwumva mu gitondo icyo bita izaburakeye. Yego, se yarafunguraga rwose ku buryo umwana wese yumvaga radiyo yarumvikanaga. Mu gitondo hari ukuntu bafunguraga radiyo mbere yo kumva amakuru buriya bafunguraga radiyo habagamo uturirimbo twa burakeye, urumva. Noneho warangiza ukatwumva nkadutekereza cyane nkadufata mu mutwe, narangiza nkajya ntoririmba rero sasa hano akaba ati wa mutipo w'umuhanzi indirimbo yeze kuririmba byibuka wasanga ari yayindi ubwo ugiye kumva ngo biki wowe wiberaga mu bintu by'inkondo. Ubwo wasanga ari yayindi noneho imwe yanuza abandi barimo
nateze imodoka kuva mu gitondo none nayibuze. Ahubwo ari umutipe ngo wigiriye kwisorera umusheri i Kigali, wagize amahirwe ko mu masaha akuze abona agakamyoneti, arakurira aba aragiye. Agezeyo ibintu byamubayeho urabizi? Ntabwo mbizi. Agezeyo ngo utwenda twe twataye ibara, agezeyo ngo asanga hari undi mutipe wahageze yibereye kumwe n'uwo musheri we. Umenya gutendeka atari ibyo gusa bya kera, kuko bagira principe ivuga ngo ni ukubagarira zose. Uragomba kuzaruha. Uzi ko nsubije amaso inyuma mu ndirimbo zose, ahubwo buriya abakobwa abataye ubutindi nararuka Uganda. Uriya mutipe umva byashikije cyane, niyo mutipe yihorera. Urabona ba bandi baje i Kigali barangiza bakavuga ati rero ntabwo nta mafaranga dufite yo kwishyura, bagateka umutwe muri abagabo b'imitwe. Mureke tuteke turuki. Ariko mujye mumva ahubwo n'abandi bagiye baza n'amaguru. Turi kwa kera iriya nkuru njyewe wacu barashaje n'abifara. Iriya nkuru njyewe nyikurikiranye. Bariya batipe bari bazi ikintu bita ubwenge, bari bazi gutegura. Ariko ubundi ubifata gute nk'indirimbo za kera n'iz'ubu ubyumva gute? Nabo ni abahanga, nabo ni abahanga. Ariko ikintu bita nk'umudiho ntabwo ari kizegeze kugira iki cyitwa mu kinimba sha. Kinimba ntegeze kugira gutya ndi ku ishuri, nsanga njya kwiga ikinimba, ariko cyarangoye. Urumva gukora kwiga ikinimba utaravukiye mu bintu by'umudiho. Umudiho ubundi kera dore ukuntu abantu iyo baga bishimye byakubwiraga ko habaga hari ubukwe, urumva, cyangwa hari ikirori runaka, urumva. Yego, ubundi baravuga ngo nabajije umuntu abazi se ibirori ni iki? Ibirori ni ukurya, ni ukunywa, no kubyina. Ariko ujya mu birori ababyina cyane ni bande? Uretse ujya mu birori ukabona ibyo bintu uko ari bibiri bitatu ntibibayeho, nta kiryo, nta cyo kunywa, nta kubyina, ibirori burya biba byapfubye. Rero kera cyakubwira ko abantu bishimye bamaze kurya no kunywa bashyiragaho umudiho, bakaririmba, abagabo bagatera cyangwa abagabo bagakubita umudiho n'abamama bakamiriza, ukabona ko ibintu n'ubukwe bajya kumva uri umudamazera wibabara wibabaza Imana yakurebeye, uri umudamazera. None ni ikintu gitangaje rero. Kera iyo umuntu yumvaga izo ndirimbo yahitaga yiyogoza akavuga ati nenda umuhanzi. Hanyuma none ikintu kize kuntangaza umunsi umwe, natekereje ndavuga ati rero mbonye udufaranga muri ya myaka. Hari de Porsche bari bamaye, hari de Porsche kanjye muri studio. Banyarukiyemo ndicara. Nimba wakoze irarangiye, umaje gukoresha indirimbo, umbaza ngo byagenze bite? Bisha indirimbo yanjye ndaho ngaho. Ndavuga atako nk'uyu muntu uyu mwanya ata iri faranga pfusha ubusa. Mu biki nicayeho nabyumvishije ndavuga ati yumvaga yenda karanyica. Ikintu cyantangaje cyakora shaje ndamushima pe. Urajire Sentore yafashe akantu agakubitamo mu ndirimbo yanjye, ajya numva byura, najya numva rufuri chorus irahari pe. Ariko nibyo ni ya myaka nshatse kuvuga, umuntu yiyongozaga akahita avuga ati reka ndirimbe. Ariko kuririmba, ariko mu by'ukuri kumva ngira ngo kuririmba igitekerezo kiba cyavuye ku muntu bitewe n'ibintu yumva agahanga. Ariko ushobora kuba ufite icyo gihe hari uhanga, hari n'uririmba. Yego, ushobora kuba ufite impano yo guhangana, ahubwo udafite impano yo kuririmba. Ibyo ni kenshi nagiye nandika indirimbo, sinshaka kubavugira hano abahanzi, nkandika nageza muri studio bakambwira dore nta mpano ufite, nari namaze kubyibonamo. Gushakira umuntu aguhaye
indirimbo yisohoreye yaze yayiririmba nkumva ubuki burarura urabyumva ariko niyo mpamvu ariko nyine okay ibintu biba bitandukanye abo sinzi nimba nagize kubaho ugategereza ukavuga ati reka njye muri studio njye kuririmba numva icyo nzi cyo buriya hari ukuntu buri muntu wese agira impano yego urumva umuntu witwa Pawulo muri Bible niwe wavuze ngo hari abahawe impano yo kubwiriza yego hari n'abahawe impano yo kuririmba yego hari n'abahawe impano yo kwicara bakumva yego kabaha mutipe ngo icara wige urumva impano rero zigiye zitandukanye buri muntu wese gusa ikintu mba numva impano yawe iyo utayipfushije ubusa yafasha abandi kuko hari n'ubu ushobora kuba afite impano yo kuganiriza ukaba wowe wumva wababaye ukabona hari umutipe rwose uzi ufite sitori akaza akakuganiriza akakubwira ati ihangane urumva mu kinyarwanda baravuga ngo umubyeyi ahoza undi ikintu bari bashatse kuvuga umugani nawe usobanuje numva ni ikintu gitangaje ni ukuvuga ngo cyagiye wowe uba uzi ngo umwana wawe wenda akora ibi n'ibi ukumva ari ibintu bibi cyane hari undi muntu aza akakubwira ati ngewe wanjye urabizi ukuntu bimeze aranankubita ugasanga hari umwana nzi ubu yarakize ejo bundi twaraganiraga ubu bari mu bihugu bino byo hanze ariko yagiye mu buhe buryo mu buryo bwo gutera sitori kijya gihe cyacu mu bihe byacu umuntu wateraga sitori bamugiraga nayo aribyo bakomediye b'ubu noneho umwana we yakomeje ya mpano ye urabyumva aganira azi gusetsa noneho kubw'amahirwe no kwiga neza no kuba yari afite ubwenge akajya atera sitori ko akunda abantu baramukunda noneho muri bijya bihe byacu hari ukuntu hazaga abantu baje gusura u Rwanda baje kureba amateka y'igihugu cyacu naba barahuye yabaga nakerebutse bene uwo nakerebutse kuko yabaga zino kuganira ari shapu umwana batera inkuru arabasetse baragenda basubira hanze bagarutse baza baje kureba wa mwana bati wa mwana ari hehe bakifuza ko bajya bahora babana umwe aravuga ati ariko ibi ntabwo twabivamo uyu mwana reka tumujyane ariko ibintu bita umwana ahita ajya gukomereza kwiga muri ibyo bihugu kubera iki kuganira gusa kandi we tumuserereza ibintu bita gutebya waba ubizi gutebya no guterana guterana ubuse no gutera ubuse gutera ubuse ubuse mwana kwa kuntu gutera ingumi yes umuntu yagukomerekeje ariko gutera ubuse nuko abantu baza bakaganira bakajya basererezanya urumva ari ibintu n'igitabo nigeze kubona nako cyari gihari twigagamo kuva mu mwaka wa gatatu kugeza mu mwaka wa gatandatu habagamo icyo bita guterana ubuse nako gutera ubuse ariho bakajya basererezanya urumva ariho umuntu ashobora kuguserereza bamwe bararakaraga abo bantu barakara babita ibifura urumva iyo rero abantu baga bicaye hariya batera sitori baganira uvuze ukanda byibuka uwo mwana uzi ukuntu twavugaga akagane bigize kutwigisha kakagenurano bavuga ngo igiti kimanitsweho imbwa ngo ntigishira urubwejagure mugani ko ukomeye bro igiti kimanitsweho imbwa ntigishira urubwejagure ko mugani ukomeye noneho umwana twabona kuyimuserereza uko twabihuzaga n'utugambo yagiraga kumbi we yari azi icyo akora ni imana reka ntawe wayicikiranye wumva ari ibintu bikurimo kumva birimo birazamuka ahubwo imigani iteye ubwoba ukumva wavuga ahantu hose wagira ahantu abantu bacecetse ukumva wavuga burya no ku mushapu hari ikintu bifasha muri sosiyete urumva umuntu w'umushapu iyo ugeze ahantu ubundi reka nkubwire ikintu kiriho uravuga utavuga n'ubundi twebwe abere n'ubundi tuzataha abere tuzataha warya utarya waba utangwa n'ubundi abere tuzataha niyo mpamvu rero nose gutaha kubera n'utugambo twinshi no kurya rero se reka nkubwire buriya hari umuntu wize kuganira arambwira ati buriya
atagira uwo nushaho bitewe n'imyizere n'imyemerere ye, ariko aratubwira ngo twebwe tunywa icupa wowe utarinywa ni ahantu ubundi bitwereka ko ari icyaha, kuko impamvu hari ingingo ibarengera bamwe ko bafite n'amarayika ubarinda. Ariko ikibazo nuko ngo Pawulo abwira Timoteyo ninde yandikiye abwira ati kubwo uburwayi bwawe n'inda yawe jya winywera gake cyangwa inda yakunaniye. Yasize inda yakunaniye n'imbakariho ntabwo abantu bagashyiramo, ntabwo bakemera. uzi ko hari ibintu abantu bagiye bahimba akenshi wumva birafashe, nk'uko kumva abantu ngo mata y'itanu, uzi ko nagiye kureba mata y'itanu ngo ndebe koko abantu bazumirwa, ngo mata y'itanu ngo bazumirwa cyangwa handitse ngo abahirwa, mata y'itanu handitse abantu bahirwa, abantu bahirwa ni abahirwa bari akenshi bavuga ngo mata y'itanu ngo muzumirwa. Ikindi kintu bakunda gukoresha bavuga ngo indirimbo y'ijana, ngo wihute nk'indirimbo y'ijana, ariko buriya kera indirimbo y'ijana rya niye kuko abantu bafite ibitabo by'abadive ntabwo bihuye n'ibya ADPR n'ibiki enye, Bibiliya ntabwo zihura, y'abakatolika ntabwo ihuye n'iyo, ariko amagambo ariyo usanga ahuye. ahubwo n'umuntu twaganiriye arambwira ati buriya Matayo, Mariko na Yohana bari abantu banditse ibintu bijya gusa, ntabwo uyu munsi ndabona bafite umwuka wo kubwiriza. Nta kibazo, tubwire niba hari ikintu byumva. Ariko kera buriya bwenge babeshyiraga bakame buriya bwenge koko ariko twakuze tuzi ko bakame irenze bro, aricyo kintu kirenze. Bakame ngo irenze, ngo yafataga ngo impyisi ikazirikira mu gafuka bagiye kuyiroha, impyisi ikaba ariyo baroha. None se uribuka cyagiye ubwo Bakame hajya se yavuze ngo kugira ngo umwana w'intare abeho ubwo umwami w'ishyamba, uko bagenda bagafata amaraso y'ikinyogote, urumva Bakame nako ikinyogote na Nyiramuhari ngo byaranganaga bya hatari byangana urunuko. Noneho ariko mwana ngo ikinyogote Nyiramuhari iza kujya ku mwami w'ishyamba, numva araba mugani mbaye nka mukecuru ahari nashonje. Umukecuru ujya nkunda cyane, ugitangira story yatangira kudidimanga yumva bitari kuza, wariko ahari nashonje. Noneho igeze ibwami, Nyiramuhari igeze ibwami isanga umwana w'intare niyo yabaga ari umwami w'ishyamba. aravuga rero ati mwami rero uyu mwana wawe ukuntu umubonye, bafashe amaraso y'ikinyogote bakayamuha bakayamunywesha, ati njya kuvuza hano hari ahantu naciye ku muganga, ati bakayamunywesha, ati umwana wawe yagarukira ubuzima. ubwo rero umuti ubonetse wavura umwana w'umwami, hariwo umwami ariwe ntara bagomba kubushaka. batumiza iki? bagutumiriza ikinyogote, ubaze bakigiye gute, bakice bagikuremo amaraso. ubwo nyine bari kukica. urumva Nyiramuhari yatanze igitekerezo uvuga ati rwose bagomba kugira gute, barahita bakinyicira. ikinyogote kiba kigeze aho ngaho cyumvise ibintu nyine byabaye, navuga ati buriya ni rwa rwango tu. kiravuga kiti ariko mwami mbere yuko biba ntabwo nakwanga kuvura umwana w'umwami nimba ariko bimeze nabyemera. ariko Nyiramuhari yibagiyemo akantu kamwe, ese ahantu twavuye kuri wa muganga, kuki wabyibagiye bro? ati kuki wabyibagiwe? ati batubwiye yuko nibafata ubwonko bwa Nyiramuhari bakabukorogamo amaraso y'ikinyogote, urumva? ati ibyo bintu umwana w'umwami akabirya bigishyushye, ati rwose arahita akira. ati mugire vuba, ati Nyiramuhari muhite mwikubita sha, barikubita bamaniye umutwe. ikinyogote ariko umwami amaraso yo dore rwose ntanakwikeba bagakura, bagitera urushinge amaraso bayakuyemo.
ubwo Nyiramuhari bigiye ityo. none se nuza bigahurirayo Bakame Urumva urashatsemo Bakame ahubwo Bakame nyize kuvajya mu ishyamba rirahiye. oya Bakame urumva biriya bashyiragamo inyigisho ariko kenshi Bakame niyo yabaga iyoboye gutyo ku rubingo iyoboye ku murongo ivuga iti tanga ibitekerezo tanga ibitekerezo rwose ibitekerezo ariko ubundi Bakame si rwo rukwavu ni urukwavu neza ugahura n'agasozi rwo mu rugo urukwavu urumva urukwavu rw'igasozi nirwo Bakame ni rugo ruba mu gasozi nyine haba n'inkwavu zororwa rero uko ibihe byagiye bitera imbere bavuga yuko abantu hari inyamaswa bazanye baraziyegereza izo ngizo zagiye zigira imico itandukanye n'inyamaswa ziba mu misozi ariho nk'usanga nk'izo Bakame ariho ugasanga ngo inkware ngo ni inkoko z'ishyamba ugasanga ngo imbogo ngo ni inka y'ishyamba ibyo nyine uko abantu bagiye baza batunga. Reka nkubwire ikintu kibaho hari ibintu byinshi twagiye tumenya mu bwana bwacu cyangwa mu buto bwacu kuri iki gihe cyangwa uyu munsi akaba aribwo tugenda tubona ubusobanuro bwabyo. Urugero kera ujya kumva umusaza arakubwiye ati mwana muto nukora ibi uzahura n'ibi ariko nuyitwara gutya uzaba iki ngiki. Umusaza yaravugaga ngo ugendanye n'abasore witwaza ubwungu ugendanye n'abasore witwaza ubwungu. noneho abasore mwebwe mwagenda muri uwa babiri muri inshuti mukagenda mugapfa akantu gatoya akavayo ikibazo mwakabakubisa undi yararakaye ariko umusaza yarakubwiraga ati genda iminsi izakwigisha. Urumva yabaga afite ariko iminsi koko igenda yigisha benshi. ahubwo hari ikindi kintu bajya bavuga ngo nyereka uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. rimwe na rimwe ntabwo byemera. biriya bintu njyewe ndabyemera. umva njyewe ubundi nemera ko urumva abantu mugendana amagambo bakunda gukoresha urumva akenshi usanga nawe uri gukoresha. undi muhanga aravuga ngo nimba ugendana n'ibigwari 9 nawe uri ikigwari cya 10 kubera yuko abo bantu nimba muhuje ikintu urugero nimba ubwenge bwanyu buri aho buciriritse nta muntu uzungura n'uvuga ngo tujye kwiba aho uzavuga ati ariko se nitujya kwiba bikagenda gutya. icyo isobanura ikintu kimwe cyumvikana ni pourcentage ntabwo ari 100%. usanga abantu bari mu cyiciro kimwe ndavuga cy'ubudehe ubu usanga bose bagendana. ikizabikubwira niba uri mu cyiciro cya mbere uzasanga kenshi abantu bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe baba bari kumwe. icyiciro cya gatatu cyangwa cya kabiri nabo uzasanga bari kumwe uko bazaba baganira uhwanye n'iki n'intekerezo zabo n'ukuntu bameze. reka nguhe nk'urugero nk'ubu hari umuntu wabwiriwe cyangwa waburaye araganyira wa wundi basa nk'aho bahura nawe ejo wabwiriwe cyangwa waburaye. reka da urumva umuntu ufite imodoka azahura na mugenzi we by'imodoka hari ibyo baganira ngo bakire ngo batizanye imodoka ngo bakene ngo bagahana imibyizi ngo tuzaze kumenyera undi tuzaze kugira gute. ahubwo aho ngaho niho nshobora guhuza n'umuntu wagize iyo filozofi cyangwa iyo logike ariko kumbwira ngo kuba tugendana tuvugana. iyo bavuze abantu bagendana bavuga za nshuti zawe kandi twigeze kubivuga cyangwa twigeze kubivuga mu kiganiro twakoze. za nshuti zawe mwabanye urabona nko mu bwana hari inshuti wabaga ufite urumva mwabaga muri kumwe mugendana musangira rimwe na rimwe niyo iwanyu hari n'igihe yararaga iwanyu nawe ukarara iwabo. ahubwo ikibazo mbese abantu muracyavugana abantu wa mugani icyo nemera cyo tujya tuzibuka hari umuco ukura. umuco urakura. umuco urakura yego urakura
do research. Ni nako inshuti nazo zigenda zihinduka bitewe n'aho ugeze. Ariko njye rero mvuye hano nkagera Icyangugu, igitangaje niba ari mu cyiciro runaka, ubwo ndavuga icyiciro cyo mu ifaranga, ntabwo mvuga icyiciro yego, ahubwo niba mfite 100,000 nkagera Icyangugu cyangwa Gisenyi, bizanyorohera guhura n'umuntu uri mu cya cyiciro cy'100,000. Niba mfite 20,000,000 nzahura n'abantu bafite za 20,000,000, usange nibo dusharinga idea. Hari umuririmbyi waririmbye hari indirimbo ajya nsigaye ndi umuzungu, nsigaye nitwa Patoro, nimba batangiye kwaka credit, uzabona n'abantu bajyana kwaka credit kuko yatse credit uwo mugabo ati ndi Patoro, yagiye rwose afata dena yita Patoro, faranga araza atangira kuyaryohamo, akajya enjoying afite n'amave ngo nk'ababoss umwana wanjye umezi wanjye ambo ahora divayi, abana banjye babiri abazungu Korode na Koro. Ariko ubundi abahanga bavuga yuko ngo burya niba ufashe kereti nimba ari 100,000 ukaba ushonje ukavuga uti urayifashe gutya mu ntoki barayiguhaye kashi abikuje ugiye gukora umushinga, inzara ikabikwishe ugaca ahantu ukaryamo ipura y'1,000 tayari burya ngo watangiye guhomba. Bavugisha ukuri icyo gihe kubera yuko umushinga wakoze wari 100,000, sibyo se? None nimba uriye n'1,000 neza twiyime, ntabwo nakuvuga ijambo rivuga ngo abera tuzataha. Ntabwo ari ukwiyima rero, kandi ijambo ry'Imana rivuga oya ntabwo ari ukwiyima, ijambo ry'Imana rivuga ngo uwiyishe harya bavuga gutya umubiri muzima cyangwa ni roho nzima mubiri muzima, kandi uwiyishe ntarirwa ati kandi uwiyimye apfa nk'uwiyahuye, kandi uwiyahuye nkatwe twizera Imana ngo ntabona ubwami bw'Imana. ntabwo aricyo rero bari bashatse kuvuga. Mbese inzara rero iramutse ikurabije ivu ugasanga urapfuye ako kanya, urumva byagenda bite? Oya mva ukuntu biba bimeze, ni ukuvuga ngo wakoze umushinga, urumva avuga ngo ngiye kugura inkwavu 10. Yego, urukwavu ni 10,000 si byose? Reka nta kibazo wenda tukavugeho, nimba uriyemo 10,000 urukwavu rwa 10 ruraboneka, ariko ruraba warengewe, wirengeye se gute? Oya ntabwo ari ukuvuga ngo ubundi bange kurya amafaranga yo kurya nayo kurya, ugomba gutandukanya amarangamutima n'akazi. Umva reka nkubwire, sikuntu Yesu yavuze ngo ndagiye ngiye kubategurira aho muzaba, adatari amazu menshi yatabaye mba mbibabwiye, ati rero uzenguruka amahanga yose mugera mbwiza ubutumwa bwiza, nta kindi yadutumye. Yego pasite ariko nubizi ko none se reka maze gubaza, niyo mpamvu rero ko abera tuzataha ifaranga ndibonye nyiro. Oya rero none se reka nkubaze, none ry'uyu munsi kandi ibyejo bibara n'ejo. Okay sawa, okay rero reka abantu tubabwire bajye bakomeza badukurikirane, batuganirize, bagira n'abaduhereza komanteri. Oya ibyo ni ihame, batubwire ariko tuba turi bibutse ibintu bijya bibaho mu buzima, ganira ku bintu bijya bibaho mu buzima cyangwa ibyagiye bibaho. Rimwe na rimwe tuzajya tunabasanga batubwire nabi byagiye bibabaho, ariko uyu munsi none aha turacyaganira ku bintu runaka. Rero kuraje namwe mujye mudukurikirana rwose, kandi bibuke kugira gute gukora subscribe, like na comment, anasharinge, bereke bagenzi bawe si ibintu bimeze bite. Abo bahungu urababona gute? Abagabo ariko se
aka kantu k'abagabo ko gakomeze kugatsindagira hari ukuntu we uri kumukoma ahantu. Yego nakagaruka tuzasubira ubutaha. Yes. Ciao.